Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yasuye icyanya cy'ubuhinzi n'ubworozi cya Gabiro cyitwa Agribusiness Hub giherereye mu karere ka Nyagatare. Ashimira abashoramari, abahinzi n'aborozi n'abandi bose bafite imirimo muri iki kigo kubera yuko ari ahantu hanini kandi hateje imbere ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cy'u Rwanda. Kenshi na kenshi hirya no hino mu gihugu byagiye bigaragara neza ko ubuhinzi n'ubworozi bumaze gufata indi ntera, by'umwihariko mu kongera ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no gukora ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere, kubera ko magingo aya ngaya byamaze kugaragara neza ko ubuhinzi n'ubworozi bumaze kugera ku rundi rwego. Agribusiness n'ibindi bigo bitandukanye n'ubundi bishamikiye ku buhinzi n'ubworozi bimaze gukwirakwira hirya no hino mu gihugu, aho usanga abashoramari mu buhinzi n'ubworozi barahugukiwe cyane mu gushora imari mu buhinzi n'ubworozi, aho muri iyi myaka n'ubundi turimo byagiye bigaragara neza ko hagiye hashorwa imari mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. By'umwihariko agashya karimo cyangwa se ubudasa burimo nuko bimwe muri ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ubundi byiganjemo ibikoresha imirasire y'izuba, ahanini n'ubundi hashingiye ku kwirinda ibihumanya ikirere bikoresha esansi cyangwa se mazutu, by'umwihariko muri rusange n'ibikomoka kuri peteroli. Minisitiri w'Intebe kandi yashimiye ubuyobozi bw'aka karere bwitaye kuri iki kigo bukagiha ibisabwa byose birimo nk'ibyangombwa, kubaha ahantu heza bakorera ndetse n'ibindi bitandukanye n'ubundi bijyanirana no kuba iki kigo ari ikigo gimaze iminsi gikorera muri aka karere. Gusa bakaba banavuga yuko iki kigo kigiye kwagura amashami yacyo hirya no hino mu gihugu. Ubu bucuruzi kandi cyangwa se ubushoramari mu buhinzi n'ubworozi ndetse no guhanga udushya hirya no hino mu gihugu bimaze gufata indi ntera, aho basanga ibigo ndetse n'abashoramari bari gushora imari yabo muri ibi bigo, by'umwihariko ariko muri site z'ubuhinzi hirya no hino mu gihugu. Igisubizo kandi kizagira inyungu ku baturage, by'umwihariko abakoresha ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane ariko bw'umwuga. Bizagira inyungu mu gutanga umusaruro uhamye ndetse binagire inyungu nziza mu gukora ibikorwa bitandukanye birimo n'ubundi ubuhinzi ndetse no gusarura umusaruro utubutse kandi ufatika w'ibigezweho bijyanye n'igihe turimo, cyane ko turi mu gihe gikeneye ibiribwa bihagije. Nshuti bakunzi rero, mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi hano wisanze ni Taifa Rwanda. Ngiye mwakurikiraga nitwa Taifa, ndabashimiye cyane naho mu nkuru itaha.